Hari abantu bahora bavuga ko bahuze ariko imyaka igashira ugasanga nta kintu cyahindutse mu buzima bwabo. Hari abantu babyuka kare umunsi wose bari kuri foni, kuri chati, kureba video, gukora ibintu byinshi. Nijoro hagera bakumva bananiwe cyane, bananiwe ku buryo babona hari ibintu byinshi bakoze. Ariko ikibazo ni iki? Bananiwe ariko nta progress bafite. Kubera iki? Kubera ko kuba busy atari cyo kimwe no gutera imbere. Iyo ngiyo ni fake productivity. Benshi bakoresha igihe cyabo ku bintu bahugiraho gusa, ntibatekereze ku nzozi zabo. Gusubiza message, kureba news, gukora task ntoya zitangira values, ibyo byose bikabereka ko bari gukora, ariko ntibibimure na santimetero imwe mu buzima. Ukuri gukomeye nuku ushobora gukora ibintu byinshi umunsi wose ariko ukaba utari kwimuka na santimetero nimwe mu buzima bwawe bwose. Abantu batsinda ntibakora byinshi gusa, bakora ibintu bifite impact. Ejo mbere yo gutangira umunsi ibaze uti, ese ibi ndi gukora ubuzima bwanjye buzahinduka mu mezi 3 ari imbere? Niba igisubizo ari oya, shira ku ruhande. Wumva ibi ureke ibinyoma. Ikibazo cyawe si ukubura igihe, ikibazo nuko ukoresha icyo gihe. Ese wowe uri bize ku bintu bifite impact cyangwa distraction? Niba nawe wajyaga muri fake productivity, andika muri comment nahisemo impact. Iyi ni Benados Click Diaries.